Ikaze nanone mu kiganiro Tsapa Fashion Show mu gice cya Pro Tips. Uyu munsi tugiye kuganira uburyo wafunga cravate. Abantu benshi dukunze kugaragara nk'abasirimu, ariko hari utuntu dutoya dukunze kutunanira. Wowe musore udukurikiye cyangwa se mugabo udukurikiye, uyu ni umwanya wawe kugira ngo wige nawe uko wafunga cravate. Ubu tugiye gutangira gufunga cravate, aho uyu mubyimba mutoya ari ugomba kuba mugufi, uyu munini kuko ari ugaragara ukaba munini. Uyu ufite umubyimba munini niwo ubanza hejuru, maze ukawunyuza ahangaha inyuma, ukinjirizamo ahangaha. Ugomba kubifatisha neza kugira ngo kaze gasa neza. Aho winjirije siho igomba gusohokera, uko mubibona ahangaha niho yinjiriye. Ubu iraza kwinjira muri iki gice. Nyuma y'ahangaha ugomba kugakomeza neza, noneho ugafatishaho urutoki ahangaha kugira ngo uze kuza ufite forme nziza. Nyuma yaho unyuzamo hano inyuma, ndetse ukaza ufata ahangaha, akaba ariho winjirizamo ahangaha kugira ngo bize bifite forme nziza. Nyuma iyo urangije aha hose ukayinjizamo neza nk'uko. Aha naho iyo urangije gukora ibyo byose uba ugomba kukinjizamo neza kugira ngo igaragare nk'aho ari akantu kamwe. Urabibona yuko bireshya. Nyuma yaho iyo urangije ibi byose nk'uko mubibona, murabona ko bisa neza, biroroshye cyane, buri wese yabikora. Nizere ko byabafashije.